Yes, mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi turakomeje kuri agasobanuye motivation. Iyi ni episode ya kabiri. Agasobanuye motivation. Ese ni zihe motivational quote 10 tugiye kumva? 10 motivational quote from Donald Trump, perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika. 10 motivational quotes from Donald Trump. Ikaze. Iyi ni agasobanuye motivation kuri Mukire Entertainment. Je nitwa Mr. Sam. Kandi subscribe, kora like, uduhe igitekerezo muri comment. Ubundi twirerere hamwe 10 motivational quotes cyangwa se amagambo 10 adasanzwe yavuzwe n'icyamamara Donald Trump, perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika, kugeza na n'uyu munsi uri kwiyamamariza kuba yayobora iki gihugu muri manda ye ya kabiri. Bahaye ikaze. Creating motivational quotes inspired by Donald J. Trump, aimed at younger people, can focus on them, that's ambition and resilience and promise of success. Below the 10 motivational quotes formed a style arranged with Trump messaging. Yes, izi ni message kabisa, amagambo adasanzwe perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald J. Trump agira urubyiruko. Iya mbere, believe in yourself. If you want something bad enough, don't try anyone tells you it's impossible. Yes, izerere muri wowe. Iyi niyo bita motivation quote ya mbere Donald J. Trump agira urubyiruko. Izerere muri wowe. Niba wizera ko ibintu bishoboka, ntabwo ukwiriye kwizera ko cyangwa se ngo wemerere undi muntu uwo ari wese aze ngo akubwire ko ibyo bintu bidashoboka. Niba wizera ko ikintu gishoboka, fight for it. Kigwanirire, ntagire undi muntu n'umwe wemera ko akwiyemeza ko icyo kintu mu by'ukuri kidashoboka. Yes, mwanya wa kabiri, second motivational quote from Donald Trump. Success is your choice. Work hard, stay focused, and don't be afraid to take risk. Iyi ni quote ya kabiri yavuzwe na Donald Trump. Intsinzi ni amahitamo yawe. Yes, kora cyane, ugira intumbero, kandi ntugatinye gufata risk. Iyi niyo quote ya kabiri Donald J. Trump agira urubyiruko. Ku mwanya wa gatatu, the biggest risk is not taking one at all. Step out of your comfort zone and go far of it. Quote ya gatatu perezida Donald Trump atubwira nk'urubyiruko. Risk ikomeye cyane ni kudafata risk cyangwa se kudatinyuka. Nicyo kibazo gikomeye cyane gishobora gutuma mu by'ukuri utagira kucyo ushaka. Yes, muri make ugomba kurenga akazitiro k'inzika cyangwa se akazitiro kadatuma nyine udatera imbere. Yes, ibi hari ibintu ushobora kubusanga byarakuzitiye bituma udatera imbere kabisa, byakuzitiye. Ibyo byose ugomba kubirenga. Stay out of your comfort zone and go far of it. Yes, ukakarenga ukajya kure cyane. Ku mwanya wa kane, Donald J. Trump, dream big. If you can dream it, you can achieve it. Don't set for less. Tekereza binini. Tekereza binini. Niba wizera ko bishoboka, ibyo bintu birashoboka. Tekereza binini, ushyireho imirongo idasanzwe yo kubiharanira. Ku mwanya wa gatanu, fifth Donald J. Trump motivational quote, persistence beat resilience, keep pushing forward no matter than obstacles. Komeza uhatani, imbogamizi zihoraho. Komeza uhatani, imbogamizi zihoraho uzirenge, hanyuma ugere ku cyo ushaka. Uyu ni Donald J. Trump, ni umukire udasanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse akaba yarabaye na perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mwanya wa gatandatu, motivational quote from Donald J. Trump, surrounding yourself with winners, people you spend time will influence your success. Kikizwa n'abantu batarabahombye, kikizwa n'abantu bageze ku ntsinzi. Kuko niba ukikijwe n'abahombye cyangwa se abantu badafite icyo bagezeho, ibyo bintu bigira ingaruka ku nzozi zawe cyangwa se ku gutsinda kwawe. Niba ukikijwe n'abantu babahombye, nta kabuza nawe uzaba umuhombye. Ugomba kwikizwa n'abantu surrounded with people winners. Don't spend time with influence of success race. Yes, ugomba kuba nyine hamwe n'abantu babashije kuba success. Iyi ni agasobanuye motivation kuri Mukire Entertainment. Yenitwa Mr. Sam, you Donald Trump, inama tugira nk'urubyiruko. Ku mwanya wa gatandatu,
Failure is just stepping stone to success. Learn from it and keep moving forward. Kuba watsindwa, gutsindwa ni kimwe mu ntambwe zigize urugendo rwo kugera ku ntsinzi. Yes, mugihe watsinzwe igira mu ntsinzwe yawe, hanyuma ukomeze. Keep moving forward. Komeza moving kabisa, komeza ugere kure cyane kabisa. Kumenya uwa munani, motivational quote from Donald Trump. Your mindset is your greatest asset. Stay positive and you will attract opportunities. Ibintu uko byizera, ugomba kwizera mu buryo buri positive. Niba wabantu batekereza ibintu mu buryo bubi gusa, iyo utekereza ibintu mu buryo bubi gusa, byanze bikunze bigira ingaruka ku bintu wari kuzageraho. Yes, your mindset is your greatest asset. Tekereza neza, utekereza mu buryo buri positive, bizagufasha no kugera ku bintu biri positive cyangwa se ku bintu byiza. Yes, in quotes Donald Trump atugira nk'urubyiruko. And you will attract opportunities. Nutekereza neza, uzagenda wakira amahirwe mu buryo bugiye ubutandukanye. Ku mwanya wa 9, Donald Trump. Never stop running. The more you know, the more you can achieve. Ni ikintu gikomeye cyane. Ntugahagarike kwiga. Uko wiga cyane ni nako ugera kuri byinshi. Iyi ni motivational speech cyangwa se a quote ya Donald J. Trump igira ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 10, be bold, take opportunity that come your way and make them your own. Amahirwe yose aje mu nzira zawe, yafatirane uyashyire mu mirongo yawe. Yes, yafatirane kabisa amahirwe yose aje mu nzira yawe. Discord encourage younger people, individual to embrace ambition, resilience and the power of positive thinking. Dushatse twashimira Donald Trump. Aya ni amagambo 10 mu by'ukuri adasanzwe y'inama agira urubyiruko. Ni 10 motivational quote. Iki ni ikiganiro cyitwa agasobanuye motivation, aho mbafatira amagambo 10 yavuzwe n'umuntu wese wahiriwe mu buzima cyangwa se wabaye success. Ntazanya abasobanuye mu Kinyarwanda kugira ngo dukomeze kugira andi masomo natwe tumwingiraho nk'abanyarwanda. Yes, iki ni ikiganiro uzajya uhora ukurikira hano kuri Mukire Entertainment. Kanda subscribe, ukore like, uduhe igitekerezo muri commentaire, kandi niba warekuze uri umuntu w'umugabo cyane, kanda like. Uyu ni Donald J. Trump. Ni amagambo 10 motivational quote from Donald Trump. Iya mbere, believe in yourself. Izerere muri wowe. Success is your choice. Ya kabiri, intsinzi ni amahirwe yawe kabisa, ni amahitamo yawe. Wa gatatu, biggest risk in not taking risk. Yes, ikibazo gikomeye cyane ni kudafata ikibazo nyine, ni kudafata amahirwe cyangwa se ube wahangara ikintu. Yes, big dream. Umwanya wa kane, tekereza ibintu byagutse binini cyane. Umwanya wa gatanu, resilience beat and pushing forward. Yes, ingaruka cyangwa se imbogamizi ushobora guhura nazo zipushing zaba inzira yo kuba wagera ku ntsinzi. Surrounding with yes, kumenya watatu twasanze kugomba kwigizwa n'abantu babayishe kuba successful. Yes, abantu bakomeye cyane. Yes, spend people with yes, ubane n'abantu nyine babashe kugira icyo bageraho mu buzima. Yes, failure is just stepping to success. Niba watsinzwe ni intambwe nziza cyane yo kukugeza ku ntsinzi. Your mindset, your greatest. Yes, ku mwanya wa 8, intekerezo zawe niyo ntambwe ya mbere yo kuba wagera ku ntsinzi. Yes, ugomba gutekereza mu buryo bwiza cyane kandi buri positive. Just kumenya 9, never stop running. Ugomba gukomeza kwiga. Iyo uhagaritse kwiga utangira gupfa buhoro buhoro. Ugomba gukomeza kwiga kuko ukomenya byinshi nako ugera ku ntsinzi. Ku mwanya wa 10, yes, ugomba gufata amahirwe yose aje mu buzima bwawe ukayafatirana, ukayabyaza umusaruro. Yes, you need Donald Trump 10 motivational quote. Iyi ni agasobanuye motivation kuri Mr. Sam. Ndabashimiye cyane. Bugendo twatambutse twavuze kuri Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, atubwira quote 10 zagufasha kuba success nk'urubyiruko. Donald Trump uyu munsi niwe twavuze. Ubucizi twavuze kuri Putin. Kurikira izindi video zivuga ku cyamamare Elon Musk. Tugenda tuvuga ku byamamare igihe n'ibyo mu Rwanda n'ibyo muri Afrika n'ahandi hirya no hino ku isi. Yes, niyo mpamvu iyo wakoze subscribe izo video zose uzajya utuzibona ako kanya no kuri Mukire Entertainment. Yes, ndabashimiye cyane.